Yes, reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino. Twizere yuko rwose muri amahoro nk'uko duhora tubibifuriza iteka. Iyi rero ni Nzuri Business Group Limited mukomeje gukurikirana kuri channel yacu ya Nzuri Market. Reka tukwibutse gukomeza gukanda subscribe, ukomeza ukande subscribe wowe utarabikora, kandi rwose ukore na share ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo babashe kujya bibonera ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko mubimenyereye rero tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa umunsi ku wundi, bityo tukabanza kubarangira. Nk'uko rero mukomeje kugenda mubireba ku mashusho, rwose tubafitiye inzu nziza cyane. Nimvuga nziza umve ko ari nziza, kuko ngiye ubikubwira ni inzu nigereyeho rwose, ndayitegereza, ndeba quartier, ndeba uburyo yubatse, ndeba ibikoresho biyubatse, ndabibona rwose nkaba undi umugabo wo kubihamya yuko ari inzu nziza kandi cyane, kuko ni inzu nshyashya rwose, yubakishije amatafari ahiye yose ndetse avanze na ruriba. Ikaba irimo ibikoresho byiza biyubakishije amakaro, amatoilette, amaprafo, ifite prafo ya gypsum. Mbese ni inzu nziza kandi iri muri quartier nziza. Uko muyireba rwose ni inzu ni nk'iya gatatu cyangwa kane uvuye kuri kaburimbo. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bine byiza binini byo kuryamamo, hanyuma ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne nk'uko muri kuyireba ku mashusho. Ngira ngo murabona yuko rwose cuisine barimo bayubaka bayirangiza. Iyi nzu rero kandi ifite parking nini ishobora kujyamo imodoka enye, ndetse ikagira na jardin ihagije. Iyi nzu akarusho kayo kandi rwose ikaba ifite na stock, ikagira annex ihagije. Ni inzu nziza ifite clôture ya ruriba, mbese ni inzu ijyanye n'igihe, ifite ibigega by'amazi, ifite ibintu byose ibyangombwa byose nkenerwa. Iyi nzu rero ikaba iherereye hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, ahazwi nka Nyarugunga. Ni muri quartier nziza cyane igezweho kandi rwose bidasubirwaho. Iyi nzu ikaba ihendutse ugereranyije n'ikibanza irimo, ugereranyije n'amafaranga yubatse. Iyi nzu mu by'ukuri ntabwo ihenze, amafaranga ishaka ntabwo ari amafaranga menshi. Mu kanya ninyababwira muratangara cyane kabisa. Iyi nzu rero ntigucike niba wikenera inzu nini ngari ifite ubuhumekero yo kwituriramo. Iyi nzu ntigucike, kandi nubwo waba ukeneye kugira ngo ushyiremo abapangayi, iyi nzu ntigucike. Ngira ngo murabona muri nzu yayo, muri salo yayo na salle à manger ukuntu rwose ari ahantu hakeye, ifite amadesign meza cyane. Ushaka niyo gukodesha iyi nzu ntiyagucika, kubera yuko rwose iyi nzu ntabwo yakodeshwa amafaranga ari munsi y'ibihumbi 400. Ashobora kuzamuka akagera no muri 500, byaterwa n'umukiriya wabonye. Kuko ni inzu nziza y'icyerekezo, iri moderne. Ni inzu iri moderne kabisa, kuko ni inzu yujuje buri kimwe cyose ntigucike. Ushobora kwibaza uti iyi nzu irashaka amafaranga angahe? Ahari ukagira ngo ni amafaranga menshi. Ngira ngo ubu ngubu abenshi batangiye gutekereza mu majana, ariko tubibutse ko Nzuri Business Group iba yabatereye imboni, iba yahababereye, ikagerageza kubafasha kuri buri kimwe cyose. Iyi nzu rero irashaka amafaranga make cyane rwose ugereranyije n'uko imeze. Irashaka miliyoni 65, kandi ziri negotiable cyangwa se bakagabanya. Ni miliyoni 65 bakagabanya. Ni igiciro rwose, ni 65 millions negociable, cyangwa se ibihumbi 65 by'amadolari. Ariko
biri negotiable. Yes. Iyi nzu rero wayikunze waduhamagara kuri 0788486797 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0782 si ibyo gusa kandi kubera ko ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri izo nimero zose tubahaye kuko ziba ziri kuri WhatsApp, ariko kandi wanadusanga aho dukorera hariya ku Muhima kuri Yamaha ugeze neza muri Feruje zijya Nyabugogo. Ushobora ukirenga Feruje usa n'ugana Nyabugogo, ni etage ya 2 y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari cyangwa se hareba ku Gisozi. Ushaka kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Nzuri Market, yaba Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Reka kandi tukwibutse yuko wowe ushaka kugurisha umutungo wawe ushaka kujya kuri website yacu www.nzuri.rw, hanyuma ugafotora amafoto y'inzu yawe ukayishyiriraho ugashyiraho details zose amakuru yose wifuza yuko umukiriya yamenya yose ugashyiraho na nimero zawe za telefone. Noneho umukiriya akagira gute, umukiriya akibonera nimero zawe mukivuganira, atari ngombwa yuko mutunyuraho. Nawe rero ushaka kugura ushobora kujya kuri iyo website www.nzuri.rw, noneho ukareba iyo mitungo igiye iriho, ukareba amashusho, hanyuma iyo uhisemo ukayigura nta kibazo, utiriwe utucaho, ukajya ku nzu wahisemo cyangwa ikibanza ukabona nimero de telefone za nyirayo mukivuganira utabashije kutunyuraho. Mukomeze rero mukande subscribe kuri iyi channel, kugira ngo mujye mubona amazu yose, imitungo itimukanwa yose tugenda tubagezaho, ariko kandi iyi channel nako igenda icaho ibiganiro bigiye bitandukanye bigenda biduhugura ku bijyanye n'imitungo itimukanwa umunsi ku wundi. Rero rwose turamenyesha yuko tubafitiye n'izindi serivisi za property management, za home decor, zo kwimura abantu tukabimura neza mushaka kwimuka. Rwose izo serivisi zose turazibaha kandi tukabakorera amapura, tukabubakira kandi rwose mu buryo bwiza, mu buryo bugezweho, kuko murabizi yuko turi abanyamwuga rwose. Ari nako tubararikira gukomeza kujya mukurikirana ikiganiro Gira Icumbi kiba buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera saa 12 kugera saa 1, twongeyeho isaha imwe. Tubahaye ikaze rero muri Nzuri Business Group Limited, tubafitiye byinshi byiza bijyanye n'imitungo itimukanwa. Murabizi yuko turi abanyamwuga rwose, nimutugane tubafashe kandi tubahe serivisi nziza, turabakunda cyane.